guhimbaza Imana siko byari bimeze. Yego. Nari ndaho ntarabibibwira rero ubu ngubu nitwa Pastor Senzoga nagira ngo tutangirane n'umwanya wo gutanga ibyifuzo. Siko bimeze? Yewe we ndikumva kandi imbaraga hano hantu z'umwuka wera. Yewe we kadutangirane nawe. Cyifuzo cyane. Cyifuzo. Umugabo ni ukeneye. Humura Imana kugira neza mbo wowe. Icyifuzo cyanjye ni ukwaguka mu mutwe no mu bitekerezo. Mu bwonko no mu bitekerezo. Yes. Nta kibazo nawe Imana kugira neza nawe. Icyifuzo cyane nicyo gukizwa. Icyifuzo nicyo gukizwa. Nawe umwuka wera kugenderere. Nawe sha wambaye ingofero. Pastor kuko nanjye icyifuzo cyanjye ntacyo Ndaya ra ko ndameze nk'indaya wabona niyo mpamvu atinye kubivuga. ntago nakikubwira. Turabiganiraho mu gikari twiherereye. Ushobora kurinda utabizi. Mbo wowe wa musaza we. Yewe ndikumva umwuka wera hano n'ukuri kw'Imana. Yewe karame sha wafura we. Umva mitsingi zarahenze pe. Mitsingi zarahenze. Uragita kamitsingi karahenze. Zarahenze. Kandi koko menya maze imisi batangaza ibiciro ngo bigeze kuri 2. Icyaka we. Uriya waretse tukayisengera kajya nko ku cya 2. Magana yose bakayakura. Nabikurikirane pati. Ako icyaka kimeze nabi. Reka dutanga icyo cyifuzo imbere y'Imana turi ko bageza ku kimeze cyane. nabi. Urusengero pe. Urusengero cyane akabari. Uvuze Uru ntago ari urusengero. Pastor mubaze ikibazo. basi ki wowe watinye no kumbwira iki? Se Pastor kana akabari cyangwa ni urusengero. Uwiteka aravuga ati uranyumva neza? Ati mwumva ibyo mvuga. Murebye mukora. Njye ntabwo ntacyo nakorana nawe n'ubundi ko ndasenga. Pastor banza wisubireho genda witekerezaho. Uru ntago ari urusengero. Umva turabona umusigana akabari kawe. Umusigana akabari kawe. Uri umutekamutwe ufasha ariko ntwitwaze. Mugire twicare tubire Ntago mari Pastor. naho murabyanze. Ntago dukomane. Mwebwe muraba Kanajye nigende. Sigayemo twenyine. Reka twitwe sigara icyifuzo cyane. Ntacyo twebwe tugisenge turetse Imana yacu. Iyo mitsingi turaba. Abandi batwumbuye ku bandi. Seko Imana twumva twenyine. Dutegereza abandi. Dutegereza abandi. Katureko ko hari abandi baza mu materaniro twumve ko turi buze icyifuzo. Turengeza ahangaha mu butayu. Yahisemo gutandukana n'abari abantu bitewe n'imyigishirize yabo. Rero ngewe ndahangaha ndakwinginze ubane nanjye n'abari buze bangana bose ubahe kunyoboka neza kandi tubeho dushima Imana. Ngiye gutangirana n'uyu muririmbyi waririmbye avuga ngo ntago aho umwami Yesu ari ngo ndamahoro. Ntabwo se byaba ari sawara. Reka ndirimbe nta kindirimbo yo guhimbaza. Amen. Nahoraga njya kuvumba amashi y'abandi. Niyo mpamvu navugaga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi. Nirwa mu nsengero badubwira ibintu ntabasha kumva. Ngaho baramanura ibiciro bya Skol. Nkarebera mu madirishya abandi. Yewe. Amen. Herewe. Biriwe neza, ese shimo cyane. Yesu nyambaza. Meze neza. Meze neza. Nawe waruje gusenga se? Yewe nari nje gusenga ariko mbere yo gusenga ndagira ibintu mbagakubwira. Cyumva ibyo nshaka. Uzi ibintu mbonye. Hari ahantu ngo nari nagiye gusenga nyine numvaga amenye nshaka gusenga. Ibyo ngibyo nibyo nahoze mbabwira. Yewe njya kuva muri ra rusengero nari nabonye ibintu byaho. Nawe warugezemo n'urwo rusengero. Nahisemo kuza gusengera ahanga mu butayu. Aho hantu namwe rero ko Imana igenda ibahishurira muzagenda munsanga. Ahubwo ahanga natwe tugira amahame tugenderaho mu rwego rwo kugira ngo tunoze umuco w'ubu butayu. Hari ibyo ubanza kurahirira. Nk'ubusanzwe nimo ndamya y'Imana sinzi nimba twakifatikanya nawe kugira ngo igikorwa gikurikiraho nze kukikubwira turi mu mwuka. Nta kibazo. Nahoraga njya kuvumba amashi y'abandi. Karame Yesu shimo cyane. No munsi ubanza hari Yesu. Ega Pastor we nabikubwiye. Marayika yatugendereye dore cakabuki. Urababona Yesu ko shimo cyane. nabikubwiye. Umeze neza? Wateraniraga he? Hagenze bitese. Handi kwa wa muntu numva ngo no. Ariko nahoze mbabwira. Dore ngewe nahisemo kubareka ndaza ni joiningira ubutayu. Ubu nsigaye mvugana n'Imana yanjye rwose nkataha nezerewe. Namwe rero mbahaye ikaze Imana ibagirire neza.
tutarakomeza ngo dusenge sibyo nakubaza urambaza biremewe ariko ikintu nagira ngo baze aha hantu basi Imana urayibona cyangwa nabwo kandi nanga musanze turi kumwe nuko ari ahantu yari igiye ariko mukanyira bigarutse musanze ari ahantu yari igiye mukanyira bigarutse ndataha byakemutse ngize cyane ariko nyine aha ngaha tugira amahame tugenderagaho ameza mwebwe rero nyine iyo tugiye mu mwuka nibwo muyamenya ariko n'umwe umwe ntago ari mwese kuko ibya Yesu nta kavuyo bigira Yesu ashimwe cyane reba hari ahantu twasengeye umukiza wajyaye hariya hantu rero nari numvise ngo hari umupasiteri nyine usenga cyane wubaha Imana hano ariko naje gusanga insengero z'ubu ngubu ntati zidafite kwizera wari pasitade wari pasita Nzoga ngaho nyumvira nawe umurinzi wa pasita Nzoga ashyigikiye inzoga kurenza ubuzima bw'abantu oya iryo teraniro ryarayobye rero no gushaka ahantu dusengera harya ubundi si bafunga amatorero ubu tugiye si bagifunga amatorero nka ririya umuntu se yaritanga bakarifunga ndi kubyumva bari gusenga nanjye ndi kumva ahantu bari gusenga pe amasaha ndabona yatujyanye reka tuzageyo ejo tuzageyo turebe nabo uko bameze nk'abariya turebe yuko bo hari icyo babaye ariko ngewe iriya torero nzaritanga barifunga kuko oya pe ntabwo ari yarikwiye ko yaritorero hari igihe ushobora gusanga iri turi kumva rishobora kuba rifite nyine agakiza karuta kaririya tuzagende naho turebe uko hameze ntajya guteka ndabona ndumva nafashwa ngumye aha ngaha reka tugende umugabo nanjye ndamwemera uwo mwami ni umugabo nanjye ndamwemera iyo mana irakomeye irashoboye komera pastor yobya Yesu ashimwe cyane neza uraho komera cyane wafuraho umwami Yesu arakurinze ndore nanjye umwami ararinze ejo bundi namerutse kuzamura icyifuzo reka da yewe mana sinzi ariko ngewe nsanzwe nsengera mu butayu uno mu butayu pasiteri yobye twarasenganaga mbere yari umukristo wanjye igihe kiza kugera aragwa nshinga ijyanjye torero sha nawe usigaye ufite itorero nuko Yesu yakugiriye neza ahantu hose imigisha Yesu atanga nawe yakugezeho amashongosha ni ukuri kw'Imana rwose ndabona ushima Imana ngo bageze kandi yewe izina rya Yesu toka jina na Yesu izina rya Yesu ibintu by'ubwoba mu bwoko bw'Imana mu izina rya Yesu bucike mu izina rya Yesu mwakire gukira mwakire imbaraga mwakire ubuzima mwakire kubaho mu izina rya Yesu ngaho nimutuze mu izina ry'Umwami wacu mutuze muhumure umwami yaraje oya tereka nabandi gende rutese kandi mubaye iki kumuri umwami arahanga ari kumwe natwe oya nagenda usanye ibiki pasta yes harabazimu wabo koyoye harahara menya ruko hararukundwa aho nuzanye zanya bingizi wanyu aho naho ubundi dore abakristo bari nambutanga mvuye ijya hariya ku gasantari kwinjira kamwe agafanta fasha dusanze twatangiye ikanisa nanjye nari ndiho ngira ngo ntambukeho nuko nubishije rwose mwahanyishije nanjye nkanga gutambuka biragaragara pe jyana nyabingizi wanyu kabisa dore zindogoreye amateraniro imyuka mibi rwose yaritangiye kuturogoye ubu se ndongera gufatisha ryarira ntacyo mumwihura hanyuma se agiye he wa undi wari uri hano ntabwo mbizi nawe buriya acho imana izaza none se si mwaje mutsanga none se niba twaje tugusanga bivuze ngo Imana yaboyebeye kwande kwa pastor Uyobya Yesu ashimwe cyane rero nimba wemereye kuza aha ngaha hagati muri ngewe wemeye ko twifatanya yari buze kubanga mu bintu byo kwatura ahubwo tugeze mu mwanya mwiza wo kwaturirana kugira ngo dukomeze tugume mu mwuka ako twabanza tukazamusengesha nyene reka ndizamure
turagushimiye wowe uri mu ijuru, simbizi nimba uri muranyuma. Dore aka gakobwa gatoya kangana uko sinzi nimba karasambanye inshuro zingahe, kagiye kwatura amagambo. Umfashe wakababara utakababarira, pfa kuba kageze kwa Pastor Ruyobya, ahasigaye Imana iraza kubana natwe. Twatangira, amen. Imana y'amujimba bari gusambanya. Ubusambanyi bundi ibyo ngibyo ubusambanyi n'ubundi ntago ari icyayi kiremereye Imana yaguhora, kuko mukanya turaza nako niyo mpamvu nari mvuze ngo Imana ikubabarire. Imana imbabarire gukora amenda. Akwe muzingahe muko Ntabwo nzumubare gusa nako twari. Ibi bya noneho Imana ubanza nigaruka nangira ivuze kubimpora. Ngo wakuyemo inda zingahe? Ntabwo nzumubare. Uri serious? Ntabwo nzumubare. Imana ikugirire neza cyangwa se byihorere, kuko numva udakwiye no kubabarira, ariko kubera waje kwa Pastor Ruyobya Imana irakubabarira. Pastor nibyo byaha byari bindemeye. Imana ikugirire neza. Nukuvuga ngo rero wakomeje ku cyaha cya mbere cyo gusambana, ntago kirari icyaha. Gusambana ntabwo ari icyaha. Yesu we ntago yavutse. Ese nubwo bavuga ngo ni Maria na Yosefu, ntago habayeho kuryamana. Buriya Bibiliya ziriya Bibiliya. Ese kuryamana byabayeho? Byabayeho. None se yavutse atagize. Ensi ari umwuka wera wamugezeho nago. Aho umwuka wera nagaho nutegeke maze ukugaburire ndebe kuri bo. Ese nimba Bibiliya ivuga ngo izaramira abamarayika ngo basimbuke, simbukure. Turukari isumbika ngore kutameneka imbavu. Oya ngana kibazo. Ni inyigisho z'ubuyobe. Ahubwo ugushije ku ngingo. Usanze nandimo nsoza. Kakire umujya wanjye ahangaha ari icyumba tujya twaturiramo, kandi iyo umuntu akigezemo gusa hajyamo umuntu umwe. Niyo mpamvu Imana yaje igatwara wa wundi wari wicaye. Nabura ntabwo yagiye ku bushake bwe. Imana agiye kumuvugisha kugira ngo nawe ubone kunyaturira. Kandi kwatura cya gikoro bavuze bwa mbere watura aricyo turimo. Nicyo tuba turimo kugira ngo Imana ibashe kukubarira. Ubundi ni ukugikora bwa nyuma. Ni ukugikora bwa nyuma kugira ngo birangire. Ahubwo ducunguze uburyo umwete. Uraza kugisobanukirwa tugezeyo. Ducunguze uburyo umwete. Habwo sinzi nimba nazanye agakingirizo. Rengera no turebe ko ibigeragezo dufite byashira. Turebe ko twagana ibigeragezo byasetse. Uriya mupasiteri njye najya gusengerayo nta mahoro nyigira. Uriya mupasiteri yayobeje abantu benshi. Banicuza umwanya nataye njyayo. Katugerageze hano. Kudushyigikira mukanda subscribe kuri Rujugiro Comedy Official. Dore twari dusoje isene tubabwira ati Imana ibahereze umugisha rwose, baho umugisha utagabanyije, ucukushije, usendereye, wuzuye amahoro n'ibyishimo n'umunezero. Rero amahoro umwami atanga abane namwe mwese none n'iteka ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Turabakunda. I love you. Bye bye. Ku bakunzi bacu turabibutsa yuko filimi nubwo yari yarahagaze ariko ubu yagarutse, igikomere cy'umutima. Abakinnyi bacu bose bagiye badusaba ngo twongere tuyibakinire, ubu twayigaruye kandi noneho twazanye uduce twinshi, ni buri munsi kagasohoka kuri YouTube, kuri Rujugiro Family TV. Turabibutsa yuko ni subscribe, like, share, ubundi tugakomezanya gahunda ntituzamurane tubone ibyiza.